Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mukurikiye ibiganiro byacu, nizere ko rwose mwagize umunsi mwiza, nizere ko mwagize igitondo cyiza rwose. gatanu kuri gatanu ni breaking news ziba ziri kugenda zicicikana hano mu Rwanda. Ni breaking news zigaruka ku mukinnyi bita Heritier Nzinga Ruvumbu. Uyu ni umukinnyi wakiniye ikipe ya Rayon Sports mu myaka yasize rwose. Uyu mukinnyi aza kubica biracika bitewe na celebration mbi yarashyize mu gihe amaze kuba yatsinda igitego rwose, byatumye yirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda, ariko aza kuba yasaba imbabazi nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ndagira ngo mbe nababwira ko ku munsi w'ejo nibwo uyu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabazwaga ikibazo bamubaza ekipe y'abafana hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yagize ati njyewe mfana ekipe ya Rayon Sports. Abantu benshi bari bazi ko uyu perezida rwose nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabafana ekipe ya gisirikare, ekipe ya APR ikomeye cyane, ariko baje kuba bacungurwa n'ibyo uyu mugabo yavuze rwose. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame rwose acungura benshi avuga ko afana ekipe ya Rayon Sports. Reka tube twagaruka kuri uyu mukinnyi bita Heritier Nzinga Ruvumbu. Ibyo kugaruka mu ikipe ya Rayon Sports bimeze bite? Nibyo tugiye kuba twaganirira hamwe. Nizere ko rwose wamaze kuba watereka subscribe yawe aho hasi, rwose niho ugomba kuba wakanda subscribe rwose hano kuri Kigali Sport, ubundi bwo ukazajya wibonera transferi nziza cyane zigezweho hano mu Rwanda, transferi rwose ziba zimeze neza cyane. Ugomba kuba wakumva kipe ya Rayon Sports, ukagomba no kuba wakumva izo transferi. Reka tuba nababwire ko Bank of Kigali yamaze kuba yaba umuterankunga wa kipe ya Rayon Sports. Ni umuterankunga rwose ikipe yari ikeneye, kuko yamaze kuba yayishyiramo asaga miliyoni rwose 700 zirenga. Nabyo turi buze kuba twabigarukaho muri iki kiganiro. Reka tuba twakigarukira kuri uyu mukinnyi Heritier Nzinga Ruvumbu. Biri kuvugwa ko rwose nagihindutse agomba kuba yagaruka mu ikipe ya Rayon Sports nk'umukinnyi ukomeye. Yes guys, uyu mukinnyi Heritier Nzinga Ruvumbu rwose nyuma yo kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda, ndagira ngo mbe nababwira ko yasabye imbabazi ndetse azihabwa na nyakubahwa Perezida Paul Kagame rwose, umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda rwose, chairman mukuru, amuha imbabazi. Ariko ndagira ngo mbabwire ko nyuma yo kuhabwa imbabazi uyu Heritier Nzinga Ruvumbu, kipe ya Rayon Sports yamaze kuba yaterekaho miliyoni 25 kugira ngo ibashe kuba yakura uyu mukinnyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yamwandikiye ariko uyu musore ntago arayisubiza, ariko yavuze ko agomba kuba yabasubiza ku masaha 24. Ubu ngubu tuvugana habura amasaha 5 kugira ngo amasaha 24 aba yarangiye. Ubu yuzuye 19 kuko bavuganye ku munsi w'ejo kabisa n'uyu mukinnyi Heritier Nzinga Ruvumbu. Ese ari buze kuba yagaruka mu ikipe ya Rayon Sports, dore ko nayo imukeneye ku rwego ruhambaye. Na nimero 10 Rayon Sports yari yongera kubona umeze nka Heritier Nzinga Ruvumbu, ukaraga ku fura ziteye ubwoba rwose. Nta numwe irabona, kuko uyu mugabo w'umukongomani yabaye icyamamare hano mu Rwanda, biranamuhira kabisa, biramukundira, nubwo yaje kuba yahura n'ikibazo cyo kuba yaserebura nabi, akaza kuba yakirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Bank of Kigali yamaze kuba yaba umuterankunga wa ekipe ya Rayon Sports. Mu baterankunga ekipe ya Rayon Sports hiyongeyemo Bank of Kigali rwose gushyiramo amafaranga menshi cyane kugira ngo irebe ko Rayon Sports yabamamariza.